kuba padiri ni byiza ni ikinyenga iyo uri kumwe n'Imana ukitagatifuza ugatagatifuza n'abandi ni muze namwe mwera abandi imbuto ni muze mudufashe muri uyu murima wa Nyagasani kugira ngo twese tubashe guhanira bwa butagatifu twese tubashe kurushaho kuba beza. Reka mbasuze mbifuriza amahoro y'Imana nshuti bakunze ba Patches TV televiziyo Kiliziya Gatolika mudukurikira muri hirya no hino. Baha ikaze mu kiganiro Patches TV iwacu aho dusura abantu mu ngeri zigiye zitandukanye, tugasura biyeguriye Imana, tugasura abakristo bari mu bikorwa bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi mu rugo rukuru rw'umuryango wa Parote hano muri Archdiocese ya Kigali muri Paroisse Saint Parote Gikondo, aho tugiye kuganira na Padiri Jean Pierre Nsabimana Mihigo, umukuru w'umuryango wa Parote, agiye kutuganiriza uyu muryango uritegura rwose ku itariki 18 kwibaruka impanga z'abapadiri bane muri uyu muryango. Ese imyiteguro imeze gute? Ese abo bapadiri bashya baje kunganira iki umuryango? Aya maboko bagiye kubona agiye kubakorera iki? Reka mbaha ikaze rero mu kiganiro. Ndemanuel uduhaye ndi kumwe na Grace kuri kamera. Baha ikaze. Turi kumwe na padiri mukuru w'umuryango wa Parote, amadiocese hirya no hino, imiryango yabihaye Imana muri aya mezi nkuko abenshi babivuga amezi y'impeshyi haba hirya no hino hari kuba hari gutangwa ubupadiri mu nzego zigiye zitandukanye. Ko abapadiri ndagira ngo noneho mutubwire umuryango wa Parote mwebwe muri uyu mwaka bihagaze gute, mutumara amatsiko. Murakoze. Natwe muri uyu mwaka navuga ngo roho mutagatifu yaratwibutse, dufite abadiyakoni bane bazahabwa ubusaserdoti ndetse dufite n'abandi bahungu babiri abafaratiri babiri bazahabwa ubudiyakoni. Ibyo rero nibyo twiteguye muri iyi minsi igiye kuza mu mpeshyi ndetse mu mpera z'umwaka. Padiri ndumva ari impanga abadiyakoni bane rwose. Imyiteguro y'itangwa ry'ubupadiri kuri abo badiyakoni iteganyijwe ryari, izabera hehe? Ese abo amazina yabo mo yatubwiye byaba byiza kurusha. Birashimishije cyane kubera ko nkuko mubizi Archdiocese ya Kigali iri kwizihiza yubile y'imyaka 50 tumaze. By'umwihariko rero kuri iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa Nyakanga kuri Paroisse y'umuryango mutagatifu hazabera ibirori byo guhimbaza yubile y'ubusaserdoti muri yubile rusange ya Archdiocese ya Kigali. Aho ngaho rero tuzaboneraho natwe kugira ngo abafaratiri bacu babiri, hari uwitwa Elias n'uwitwa Pascal Mugambira, nabo bazahererwa ubupadiri hamwe n'abandi babuhabwa na Kardinali. Dufite n'abandi babiri baturuka mu gihugu cya Kongo, bo bazabuhabwa ku itariki ya 2 z'ukwa munani, babuherwe muri Kongo mu misa izabera kuri katedrali ya Goma na Musenyeri wa Goma, Musenyeri Wili. Abo rero nibo bazahabwa ubupadiri muri iyi mpeshyi bacu wa Parote. Tukaba tubyishimiye kuko ni ingabire nziza dukesha Nyagasani. Tukagiraho n'abandi babiri nabo barangije amasomo yabo ya teologiya bazabanza gusezerana burundu mu kwezi kwa 9, noneho mu kwezi kwa 12 duteganya ko bazahabwa ubudiyakoni bakabuherwa ahangaha kuri Paroisse ya Gikondo twizihiza umunsi mukuru w'umuryango mutagatifu. Yego, Padiri dukuvuga ngo namahirwe abakomeye kunguka ndi maboko, kunguka ndi maboko nk'umuryango igihe cyose mu burezi mwamushyize imbaraga mu kumakorera abo bazakorera Kiliziya. Ndagira ngo noneho nihe mushyira imbaraga kugira ngo mwumve ko yenda byibuze buri mwaka cyangwa kangahe cyangwa nyuma y'imyaka ingahe mushobora kuba mwabona andi maboko mashya, nihe mushyira imbaraga? Imbaraga za mbere ni mu gusenga, no gusenga kuko burya ubupadiri no muhamagaro, no guhamagarwa n'Imana. Twebwe rero turasenga tugasaba Nyagasani kugira ngo niyitorere abazakora mu butumwa bwe. Twagira Imana rero tukabona abajene urubyiruko rushaka kwitaba kuri uwo muhamagaro wabo bagize, ahasigaye natwe bakaza tukabakira tukabafasha kugira ngo babashe kwisuzuma neza barebe ko niba ari umuhamagaro wabo. Barabivuga muri Bibiliya ngo hatongwa benshi, hahamagarwa benshi hagatongwa bake. Buriya baba batangiye ari benshi ariko bamwe bagasigara mu nzira kuko tugenda tubona ko uyu si umuhamagaro we, uyu si umuhamagaro we, ahamagarwa ikindi. Iyo tugize Imana ngo tukabona abarangije bangana nk'umubare dufite bane ku mwaka na babiri b'abadiyakoni, kuri twebwe rwose ni umugisha w'Imana, ni umugisha tuba tubonye ku muryango no kuri Kiliziya yose. Twebwe akazi kacu ka mbere ni ukubungabunga uwo muhamagaro,
kubaha amasomo bakeneye, kubasobanurira ibyerekeye iyobokamana, kubafasha mu bya disipurine, kubamenyesha ubuzima bw'abihaye Imana ko bubaho, kugira ngo nibakomeza kumva koko ari umuhamagaro wabo kandi babyishimiye bazabashe kwemera guhabwa ayo masakaramentu. Padiri, iyo abantu bumva mu bati diyoseze ya Nyundo ifite abapadiri 4 ni urugero, Ruhengeri n'indi buti, ariko abapadiri barahari ni benshi, ariko mwareba muvuga ko igihe cyose kirizi gikeneye abakozi mu mizabibu. Ubu tugiye kugaruka rero mu muryango nk'uko wari ubivuze, ariko diyoseze ya Kigali yo iri muri yubire, yereka diyoseze y'imyaka 50, ariko icyerekezo cyo mu episkopi no kwita ku ikenerabushyo ry'umuryango. Uwo muryango uvukamo abapadiri, ni cy'umuryango usabwa kugira ngo urerere Kiliziya mu ntangiriro? Umuryango usabwa byinshi biranashimishije cyane, kuko abantu bagomba kumva ko twese tuvuka mu muryango. Iyo tugize Imana tukagira imiryango myiza, bidufasha no kuzagira abapadiri beza cyangwa n'abihaye Imana beza, ndetse n'abandi babyeyi beza. Iyo mu muryango byatangiye kudogera, usanga byose bibaye nabi. Buriya umuryango niyo Kiliziya ya mbere, niho twese tubanza kubana uburere. Iyo ababyeyi babyaye umwana bagatangira bakamutoza gusenga, bakamutoza uburere, burya niyo Kiliziya ya mbere itangiriramo. Twebwe rero nk'umuryango wa Parotine buriya dufite kumwihariko, kuko muzi ko nko muri iyi province yacu, intara yacu ni intara yitiriwe umuryango mutagatifu. Ntabwo rero byaje gutya gusa, ntabwo ari izina ryatoraguye gutya gusa, nuvuga ngo ubutumwa bwacu bwa mbere duhamagariwe nk'abaparotine tubwerekeza cyane cyane mu miryango, mu muryango. Ubu rero ni akarusho, guhera mu mwaka w'2023 twijihije ibire y'imyaka 50, twaricaye turavuga ngo nk'abapadiri b'abaparotine nk'uyu muryango ni iki twafasha cy'umwihariko, naga kahe gashya twazana k'umwihariko kafasha umuryango k'umuryango, kuko umuryango mutagatifu w'i Nazareti. Hari urugaga rero tumaze gushinga rwitwa PSF, twahitaga PSF nitwa SPF, Service Parotin pour la Famille. Tugashaka gukora ikintu kimeze nko nasinze ko urugaga, reka tuyitekereza nka ONG, ni nk'urugaga ruzajya rwita ku muryango by'umwihariko, guhera umwana atarasamwa, kuva kugeza avutse, kugeza atangiye gukura, kugeza agiye mu ishuri primaire, kugeza agiye muri segonderi, kugeza agiye abaye umuntu mukuru, kugeza ashingiwe, kugeza ashatse, agize abuzukuru, ndetse kugeza yitabye Imana tukamuherekeza. Ni urugaga tugiye twushyizeho rushyashya, ubu rufite icyicaro i Kabuga, rwitwa SPF, Service Parotin pour la Famille, rwita gusa ku muryango, kuko tubona ko umuryango niyo soko ya byose. Kandi koko no mu baparotine twarabitangiye murabizi, mujya mwumva ikintu bita action familiale, ubusugire bw'ingo. Buriya no mushinga watangiwe wazanywe mu Rwanda na Musenyeri Hozel, wari umuparotine, wageze hakaba Musenyeri akajya Burayi, niwe wazi iki kintu cya action familiale mu Rwanda, cyo kuvuga ngo guteganya urubyaro, ubusugire bw'ingo. Kiga kintu cyaturutse ku baparota hanini cyane, gihurana rero n'umugambi wa Kiliziya yose tubikorera muri byo bita pastoral y'umuryango, donc ikenera ubushya ry'umuryango. Ariko ubwo busugire bw'ingo twe tukabuha agaciro k'umwihariko, kugira ngo ababyeyi bige guteganya urubyaro. Umwana namara kuvuka azabona uko akura. Mujya mwumva ikintu bita adoption du cœur kiba hangaha muri Kiliziya yacu, ndetse na maitri. Ni ibintu byazanywe n'abaparotine byo kugira ngo mwana namara kuvuka atangire yitabweho. Buriya hari ukuntu kuva nyuma ya jenoside niho byatangiye cyane, abaparotine dufite gahunda zo gufasha abana bakiri bato b'impinja. Mujya mu byumba ngo baba muri adoption du cœur, baba muri maitri. Yamara no kujya mu ishuri dufite ukuntu tubitaho muri primaire ndetse no muri segonderi. Ubu twashyizeho n'igice cya university gufasha abana kwiga. Ubu noneho twashyizeho n'uburyo bwo gutegura abageni, abajene bamaze gukura bashaka kujya gushinga urugo, tubategure bazubaka urugo rwiza, hanyuma bazabashe kuba ababyeyi beza. Dufite rero n'ikintu cyo kuvuga ngo bamaze gushyingirwa nabo twongere tubegere bakiri mu myaka ya mbere, tubafashe kugira ngo babungabunge rya sakramento ryabo. Hanyuma rero n'abakuze mujya mwumva ibyo dusigaye dukora hamwe abashesha kanguhe basogokuru na nyogokuru, nabo tubiteho. Tushaka no kuzakora iyi service yita ku bapfuye. Musigaye mubona ko nk'uyu muntu yitabye Imana basigaye bamujyana muri moruke. Ese nkatwe nk'abihaye Imana nta kintu twafasha kugira ngo abantu tujye tubaherekeza mu cyubahiro kandi mu kwemera kwacu? Ibyo byose rero nibyo nashaka kubwira ko kuba turi province, intara y'umuryango mutagatifu, nuko mu butumwa bwacu harimo by'umwihariko kwita ku muryango guhera mu ntangiriro kujya ku mperezo.
ivyo rero bikazanadufasha nyine kugira ngo nihategurwa urugo rwiza hazavamo abapadiri beza, hazavamo abayobozi b'igihugu beza, hazavamo abavyeyi beza, twese dushyize hamwe kandi dufashijwe n'ingabire z'Imana. Yego padiri murakoze. Padiri rero avuka mu muryango, agatorwa mu muryango, ariko nanone atumwe mu muryango. Nyakubahwa padiri, aba bapadiri bashya bo muri uyu mwaka mwitegura kwibaruka batumwe iki ku bakristo, muzabatumwe iki ku bakristo? Mu ntangiriro iyo bakihabwa ubupadiri tuba dushaka kugira ngo babanze begere abakristu, bajye mu maparuwasi, babashe kubana n'abakristu, babashe kubana n'abandi basaserodoti bagiye gusanga ahasigaye bamaze ijambo ry'Imana, ubundi babe abahamya. Kuri uyu munsi basigaye batubwira ngo imbaga y'Imana ntabwo ikeneye abigisha, ahubwo ikeneye abahamya, les témoins de l'amour, bakagenda kwamamaza ijambo ry'Imana ariko mu buzima bwabo, kujya kubaka ingoma y'Imana mu bantu, kujya kuba ibimenyetso by'ubwami bw'ijuru, bahereye ku masomo yize ba teologiya, bahereye ku byo bize mu seminari, bahereye noneho no ku byo bahabwa na kiliziya byose n'umuryango, kugenda ngo bagende bubake ingoma y'Imana mu bantu, bubake umuryango mutagatifu, wa muryango wacu ndi mu Sainte Famille, bubake umuryango mutagatifu uzabasha kutubyarira intore mu nguni zose z'ubuzima. Padiri, ntabwo twasoza tutababajije iki kibazo. Hari nanone wa mugani wa wundi uvuga uti mfite umuhamagaro wo kuba naba umupadiri ariko nkaba mu baparote, ariko hari birakomeye, bisaba byinshi. Padiri, ntabwo twasoza mutabamaze impungenge, mwumve mubabwire niba ko hari n'ibiki bigenderwa muri uyu muryango kugira ngo bajye batera iyo ntambwe bagana umuryango wanyu, harimo nabo bagiye guhabwa ubupadiri muri iyi minsi be baratinyutse kuza. Mu by'ukuri nimutubwire. Mu by'ukuri abaparote, kuba umuparote cyangwa kuba padiri ni umuhamagaro, urahamagarwa. Hari ushobora kwitaba akitaba nyiramubande. Twebwe icyo tubafasha cyane no kubanza kumenya uwo witabye koko witabye hari uwaguhamagaye cyangwa witabye nyiramubande. Ubwo rero umujeni yaje tumufasha abanza bwa mbere gushishoza muri wa muhamagaro we, kugira ngo twumve koko nawe amenye ko ari mu mwanya we, ari muhamagaro we. Ubwo rero nibyawe ntabuze mvuga muri ya masomo mu seminari hose, kugira ngo tunya tubaherekeza. Abangaba baje nabo abaparote bo kamara, hari imiryango myinshi. Hari abamwe bajya muri diocese, hari abajya mu Jesuiti, hari abajya mu Salesiani, hari abajya mu Dominikani, hari abajya muri Communauté Emmanuel, hari abaza mu baparote. Ivyo byose ni imiryango, izo zose ni impano z'Imana zifasha buri wese kwitagatifuza bikurikije aho Imana imushaka. Umujenere yaje icyo tumufasha twebwe cyambere nukugira ngo tubaje kumufasha kumenya niba koko ari umuhamagaro we. Ese koko narahamagawe, ni Imana impamagara cyangwa narihamagaye. Kuko kuba padiri, kuba muparotini ni umuhamagaro, nawe ukitaba karame, tumufasha wo kwitaba karame kugira ngo abanze gushishoza koko niba ari ibye, ahasigaye tukanamusabira kugira ngo ingabire y'Imana imuherekeze. Yego, nimusoze noneho mwifuriza kuzagira ubutumwa bwiza abari muhere kuri ababitegura, aba badiyakoni banyu bitegura guhabwa ubupadiri ndetse n'abandi bose bitegura guhabwa ubupadiri badukurikiye, mugira icyo mubifuriza harimo kuzagira ubutumwa bwiza. Ndabifuriza rwose ibyiza by'Imana, ndabifuriza imigisha yayo, murakaza neza murisanga muri ubu butumwa mujemo, nkuko nabuvuze ni ubutumwa bwiza. Kuba padiri ni byiza, ni ikinyenga, iyo uri kumwe n'Imana ukitagatifuza ugatagatifuza n'abandi, ni muze namwe mwera abandi imbuto, ni muze mudufashe muri uyu murima wa Nyagasani kugira ngo twese tubashe guhanira bwa butagatifu, twese tubashe kurushaho kuba beza, twese tubashe kurushaho kumva Roho Mutagatifu tuyobora, tubashe kubaka ingoma y'Imana mu bantu, tubashe kuba ibimenyetso by'ubwami bw'ijuru, twubake isi nziza, imiryango myiza, twubake kiliziya yacu n'imiryango yacu, ahasigaye isaha yacu nigera tuzahuriye mu bwami bw'ijuru. Bifurije rero kuzagira ubutumwa bwiza, kuzitagatifuriza muri uwo muhamagaro wanyu w'ubusaserdoti, nabagiye kuba badiyakoni muri iyo nzira mwese murimo, ahasigaye twese hamwe nk'abana b'Imana dukomeze twiyubake twubaka na kiliziya yacu. Murakoze padiri. Murakoze. Ndabashimiye. Mwabyumvishe ko Padiri Jean Pierre Nsabimana Mihigo, umukuru w'umuryango w'abaparote, yishimira iyi ngabire y'ubupadiri ye kuzahabwa abana babo, impanga n'abadiyakoni bane bagiye kuzahabwa ubupadiri. Barishimira kandi ko ari amaboko umuryango ubonye, ariko nanone bati umupadiri aturuka mu muryango, asoje asaba umuryango kuguma kwita ku burere bw'abana bakiri bato kugira ngo kiliziya izabone abasaserdoti. Ndabashimiye rero, ikiganiro ni Patches TV wacu, ngende Emmanuel uwiduhaye, ndi kumwe na Grace kuri kamera.